maze koroherwa baransezereye, ariko nari mfite ubwoba kuko nari maze iminsi mpamagara umugabo wanjye ntayifate. Nyamara mbere y'uko ansura yampamagaraga buri kanya ambaza uko umwana we ameze. Nabonaga ibintu bitangiye guhinduka. Ngeze mu rugo nasanze ntawe uhari, ariko nari mfite imfunguzo. Icyo gihe nabwo naramuhamagaye yanga kunyitaba, ariko mwandikira ubutumwa amubwira ko ngeze mu rugo. Ntabwo yigeze ansubiza. Ku mugoroba nategereje ko azandaheba, bigeze nka 3:00 ndongera ndamuhamagara, none haranyitaba. Yambwiye ko rwose yankunze nk'uko ngo mbizi, ko ariko ngomba guhitamo uwo mwana cyangwa se nkahitamo umugabo. Namusabye kunsobanurira kuko mu by'ukuri ntumvaga ibyo avuga. Yaransobanuriye ambwira ko adashobora kubana mu nzu n'uwo mwana, ko rero ubwo ndi buhitemo umwana cyangwa umugabo. Mu by'ukuri yari amahitamo agoye, kuko yaba umugabo nari naramusanze mukunda, ariko kandi n'uyu mwana wanjye naramukundaga. Tubaha ikaze, twize ko n'uyu munsi muza kuryoherwa. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze tubibutsa aho twagarukiye ubushize twasoreje aho Jeanne yari arimo abarira inkuru Eric y'uburyo yabonanye na Chris ndetse n'uko yaje kubyara. Noneho reka dukomereze aho ngaho. Chris maze kumubwira ko mukunda yaranyegereye, maze ambaza niba koko mukunda nk'uko mbimubwira. Namusubiremo ko rwose mukunda by'ukuri. Yahise ambwira ati, niba unkunda koko binyereke. Nahise mubaza nti, none se Chris, hari uko ntagira koko ngo nkwereke ko ngukunda? Nuko arambwira ati, hasigaye ikintu kimwe ubundi nkemera ntashidikanya ko nkunda koko. Nahise mubaza nti, ubwo se nikiye Chris? Yarambwiye ati, uzi neza ko ngukunda kandi ko nifuza ko wazambera n'umugore, ariko ntakubeshye sigaye numva ntategereza igihe tuzabanira. Ndagukunda kandi sinifuza kuguca inyuma, ariko ndumva natangiye kunanirwa kwifata. Niba unkunda koko fasha, kuko ndumva naniwe kwihangana. Nk'umuntu mukuru numvaga icyo ashaka kumbwira, kandi rwose narabibonaga ko kwihangana byamugoye. Nari nzi neza ko gukora icyo gikorwa ntarashakana nawe ari ikosa, ariko sinifuzaga kubabaza umukunzi wanjye ngo ntume ajya mu bandi bakobwa kandi mpari. Ibyo nibyo byabaye urufunguzo rwo kumufungurira umubiri wanjye dukora icyo gikorwa. Yari inshuro ya mbere. Nyuma yo kugikora natangiye kubunza imitima, ntangira kwibuka ibyo nagiye numva ko iyo umusore akurungurutse biba birangiye atongera kugukunda. Nanjye nkajya nibwira ko ubwo Chris agiye kunyanga, ariko siko byagenze. Kuva uwo munsi Chris yakomeje kunyereka ko rwose ari jye mukobwa akunda by'ukuri. Nyuma y'amezi make yongeye kunsaba kugaruka kumusura, ndamwemerera. Sinifuzaga rwose kubabaza umukunzi wanjye. Icyo gikorwa urebye nicyo cyabaga kinzanye. Gusa uwo munsi wo twibagiwe kwikingira. Nyuma y'icyo gikorwa twaraganiriye. Yarambwiye ati, nshobora kuba nguteye inda, kandi sinifuza ko wababaza uriya mubyeyi wakureze ngo ubyaririwe. None niba nta kibazo guma. Icyo gihe nabwo nabungije umutima, ariko ntatekereza ko ntakwiye kugumaho kuko namukundaga, ahubwo ntekereza ko byaba byiza byibura mbanje gusezera kuri wa mubyeyi nkareka kugenda mutunguye. Nahise mbwira Chris ko nta kibazo, ariko musaba kubanza gusubira mu rugo nkasezera kuri uwo mubyeyi. Chris yambwiye ko nabyo ntacyo bitwaye, ubundi aramperekeza ndataha. Birumvikana ko bitari byoroshye. Namaze iminsi 2 nshaka aho mpera mbimubwira, kuko yari azi ko nzakora ubukwe, nawe nkamuhesha ishema mu bandi babyeyi, akabona ko atavunikiye ubusa. Ariko nari naramaze kuba umugore, nubwo mu by'ukuri ntabyo yari azi. Nagombaga rero kuba we mu buryo bweruye, kareka kwitwa umukobwa kandi ntari we. Ku mugoroba w'uwo munsi wa kabiri ubwo twari dutetse, nabwiye uwo mubyeyi ko hari icyo nshaka kumubwira, maze ambwira ko anteze amatwi.
nahise mbona ko yikanze. Ahari yatekerezaga ko ngiye kumubwira ko ntwite. Nabanje kumuhumuriza ndamubwira nti, tuza mama, rwose si inkuru mbi ngiye kukubwira. Ahubwo ntekereza kuri bwishime. Nuko aratuza, ubundi ndamubwira nti, ngira ngo uzi ko maze igihe nkundana na Chris. Uwo mubyeyi ati ndabizi, kuko iyo atagukunda ntaba yarakurihiye amashuri. Nuko ndamubwira nti, si ibyo gusa, kuko niyo ataba we, wenda ntabwo mba nkora turiya tuntu nkora, kandi ubona ko tumfasha mama. Nuko ambwira ko umuntu agiye gushimira Chris ari byinshi yamushimira. Nuko maze kumva ko nawe yemera ko Chris ankunda by'ukuri, ndamubwira nti, ejo bundi ubwo mperuka gusura Chris, yangejejeho icyifuzo cy'uko ashaka kungira umugore, kandi ibyo guca mu rukiko no mu idini tukazabikora twitonze. Njye numva ntacyo bitwaye, kandi ndamukunda. Kandi mama, aho kugira ngo nzatwarire indaha, ndumva namusanga nkamubera umugore. Uwo mubyeyi wanjye yari azi neza ko ibyo bibaho, nubwo nanone nk'umubyeyi yifuzaga ko nashaka mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'idini. Ariko namubwiye ko bitakunda, ko Chris nta bushobozi bwakora ibyo afite. Hari ukuntu nk'umuntu mukuru areba akabona ko niyo yakubuza bitakubuza kumusanga. Nawe rero yahisemo kunyemerera, gusa nsaba kwibuka ko ngiye kuba umugore, ko mbese ubuzima bugiye guhinduka, ko nanjye nsabwa guhindura uko nabonaga ibintu. Muri iyo minsi yampaye impanuro nyinshi, ambwira uko nkwiye kwita ku mugabo, ibyo ngomba kwirinda, mbese ampa impamvu itari amafaranga. Nubwo nayo yashakishije, akamutwa kuzagura udukoresho two mu rugo. Nyuma y'iminsi mike musezeye, nasanze umusore nakundaga Chris. Maze kumusanga, Chris yanyeretse ko ankunda by'ukuri. Yanyitagaho mu buryo bwose, akansohokana, akangurira icyo nifuza mu gihe nari maze gusama, mbese nkajya nshimira Imana ko yampuje nawe. Natwe nk'abantu, hari igihe tutaburaga ibyo dupfa, ariko kandi twazirikanaga ko twabanye kugira ngo tugumane, ko rero tugomba gukora ibyo ari byo byose byatuma tubana neza. Kandi rwose twaragerageje. Igihe cyo kwibaruka cyegereje, ubwo Chris yari yaraguze ibikoresho hafi ya byose bihari, yakoze impanuka ikomeye, tumujyana kwa muganga. Ariko kuko nari nkuriwe, njye nsubira mu rugo, arwazwa na bene wabo. Igihe cyo kubyara cyageze Chris adahari, ari kwa muganga, ariko mperekezwa n'umudamu w'inshuti yanjye twari duturanye. Namaze hafi umunsi wose ntegereje kubyara. Abaganga baza gusanga ari ngombwa ko bambaga, kuko bitakunda ko mbyara mu buryo busanzwe. Bakoze ibisabwa, bantera ikinya cy'umubiri wose, ubundi nyuma y'amasaha nk'atatu, ubwo nari ntangiye kugarura akenge, mbabaza niba umwana wanjye yabayeho. Bahise bambwira ko ariho, maze baramunzanira. Nari mfite amatsiko yo kubona umwana wanjye, akaba n'imfura yanjye. Umwana nawe maze amezi arenga 9 ntegereje. Njye nawe nubwo tutari tuziranye, twarakundanaga. Nashimishwaga n'ukuntu iyo namuvugishaga yanyumvaga, naba mbabaye akababara, mbese tugafatanya mu bihe byose, byaba ibyiza n'ibibi. Ntabwo nibukaga ububabare nagize, cyangwa ubwo nari mfite bamaze kumbaga. Icyo nazirikanaga ni urukundo n'amatsiko atagira uko angana nari mufitiye. Umuganga aramunzaniye ariko mubonye, ntakubeshye nahise ntungurwa. Ntabwo nari niteze ko ari uwo mwana nari maze igihe ntegereje. Nk'uko wabibonye, wabonye ko adateye nk'abandi bana, by'umwihariko ku mutwe. Narababaye, ariko nsanga koko ngibyaye ikibazo iracyonsa. Nababaye akanya gato, mu kandi kanya ntangira kubona ko uwo ubwo ari Imana yifuje kumpa, ndatuza ahubwo ndamwonsa. Abaganga nabo baramfashije, banyibutsa kuko umwana yabasa kose, nta handi aba yaravuye hatari ku babyeyi be, ko rero nubwo hari aho biba bisaba kwihangana, ariko baba bagomba kurera uwo mwana. Njye nari nabyakiriye, kandi numvaga ngomba kurera uwo mwana wanjye. Icyo gihe umugabo wanjye yari atangiye koroherwa.
yarandaye aza kureba uko uwo mwana we ameze, ariko ahageze nawe akubitwa n'inkuba abonye umwana nibarutse. Yarababaye ndabibona, ndetse agenda atansezeye. Maze koroherwa baransezereye, ariko nari mfite ubwoba kuko nari maze iminsi mpamagara umugabo wanjye ntayifate. Nyamara mbere y'uko ansura yampamagaraga buri kanya ambaza uko umwana we ameze. Nabonaga ibintu bitangiye guhinduka. Ngeze mu rugo nasanze ntawe uhari, ariko nari mfite imfunguzo. Icyo gihe nabwo naramuhamagaye yanga kunyitaba, ariko mwandikira ubutumwa amubwira ko ngeze mu rugo. Ntabwo yigeze ansubiza. Ku mugoroba nategereje ko aza ndaheba, bigeze nka 3:00 ndongera ndamuhamagara, none haranyitaba. Yambwiye ko rwose yankunze nk'uko ngo mbizi, ko ariko ngomba guhitamo uwo mwana cyangwa se nkahitamo umugabo. Namusabye kunsobanurira kuko mu by'ukuri ntumvaga ibyo avuga. Yaransobanuriye ambwira ko adashobora kubana mu nzu n'uwo mwana, ko rero ubwo ndi buhitemo umwana cyangwa umugabo. Mu by'ukuri yari amahitamo agoye, kuko yaba umugabo nari naramusanze mukunda, ariko kandi n'uyu mwana wanjye naramukundaga. Namwibukije ko bose mbakunda, ko rero bigoye kubona uwo nsimbuza undi. Ansubiza ko nibinanira wari bubyikorere. Naramubajije nti, none se nindamuka mpisemo wowe, uyu mwana ndamushyira he? Nuko arambwira ati, ntiwabura aho umushyira, nko ku rusengero cyangwa ahandi, ariko sinshaka rwose kubana n'uwo mwana. Nabuze uko mbigenza. Uwo munsi ntiyataha, ndara ntekereza ku mwanzuro ukwiye ngomba gufata. Naribazaga nti, koko ubu ntandukane n'umugabo nkunda, umugabo wanyitangiye kuva nkiri mu mashuri yisumbuye kugeza uyu munsi kubera umwana? Nanone nkibaza nti, ese mpemukire uyu mwana, umwana utarigeze adusaba kumutwita, kandi akaba atarigize uwo ari we, kuko atari we wanze kuvuka ameze nk'abandi, ngo ngamije gukundwa n'umugabo? Nasanze nubwo bigoye ntakwiye guhemukira amaraso yanjye. Ubwo Jeanne arakibarira Eric iyo nkuru, Manzi aramuhamagaye. Jeanne aramwitaba, ariko amusaba ko amwihanganiye ngo ari buze kumuhamagara nahuguka. Nuko akomereza iyo nkuru Eric. Yakomeje agira ati, mu gitondo nahamagaye umugabo wanjye, mubwira ko nk'uko abizi rwose mukunda cyane, ko ariko nanone ntashobora gutererana umwana wanjye, ko rero mpisemo kugumana umwana wanjye, wenda nkatandukana na se. Niko byagenze. Kuva uwo munsi sinongeye kumukubita ijisho. Iyi impamvu ituma nita kuri uyu mwana wanjye njyenyine, kandi nkumva ntawe ngomba gusiganya. Eric yatunguwe n'ibyo bintu. Yabwiye umubyeyi ati, nagiye numva inkuru z'abantu batandukanye bakoze ibikorwa by'ubutwari, ariko nta na rimwe nigeze numva inkuru nk'iyi pe. Nukuri urantangaje Jean. Nanjye byankozeho, kuko byatumye ntandukana n'umugabo nakundaga. N'ubu sinjya mwibagirwa. Birumvikana ko bitakorohera Jean. None se ubu nta gakuru ke? Nzi ko ari aho, nubwo tutajya tuvugana, ariko ngerageza gukurikiranira hafi amakuru ye. Ahubwo eri, nanjye reka nkubaze. Nta kibazo wambaza. Ko wigeze kumbwira ko wumvise ibintu bikagutera ubwoba, ni ibiki wumvise? Jean, ni nabyihoreye kuko numvaga haratari ngombwa, ariko reka mbikubwire nubwo ntazi niba ari ukuri. Kare ubwo nintegereje ko ngerwaho, nicaye hafi yaho bamwe mu bakozi bakorera hariya ku ivuriro bari bicaye. Numva rero bari kuganira ku muntu, bavuga ko uwo mwana ngo afite atari wowe, ko we bamutwaye bakamuha umwana ufite ikibazo, banza kubyirengagiza, ariko numvise bavuze ko uwo muntu asohotse, ndareba nsanga ni wowe bavugaga. Sinzi niba koko ari byo, ariko nusavuga ko uwo mwana atari uwawe. Ubwo se nabahe babivugaga eri? Nuko Eric amurangira abo bantu bari bicaye, maze Jeanne aramubwira ati, abantu bavuga ibyo bashaka eri, ariko nzi neza ko uyu mwana ari we nari ntwite, kuko imiterere y'umutwe we niyo yatumye bambaga, kuko bitari gukunda kaca mu matako. Bari babanje gutekereza ko ari uko uwo mwana ari munini, basanga si ubunini,
ahubwo ni umutwe wawe ufite ikibazo. Okay, ubwo wenda n'amagambo y'abantu kandi unyihanganire Jean. Nta kibazo. Ariko sinzi niba ndi muzima, kuko njye nawe uretse kuba twajyaga duhura uri umushoferi nanjye ndi umugenzi, mu by'ukuri nta bindi birenze ibyo twari tuziranyeho ku buryo byatuma nkubwira ibanga rizwi na bake. Ni ukuri n'umukunzi wanjye ntabwo azi ko mfite umwana. Sinzi ariko impamvu wowe nahise nkwizera nkifuza kumenya by'ukuri. Ni ikintu gikomeye kuba unyizeye Jean, kandi humura, ibanga ryawe rwose nzaribika. Bagezeho baratandukana, gusa bari bishimiye umwanya utari muto bari bamaze baganira. Ubwo Jean yarageze mu rugo yashatse akanya ahamagara Manzi amwitabye aramubaza ati bite Jean? Urebye ni sawa, nasanze na mama atarembye cyane, ubu ndi mu rugo. Okay, nanjye nkiri mu kazi ariko ngiye gutaha kugira ngo nzakore rwa rugendo ejo byibura naruhutse. Gusa Jean, nifuza ko nagira tubonanye wenda ukansezera. Sinzi niba biri bukunde. Manzi, ni ukuri nanjye nifuzaga ko wagenda tubonanye, ariko nari ngiye kuryama kuko rwose ndananiwe pe. Maze iminsi nkora akazi nkataha bwije ku buryo mfite umunaniro uteye ubwoba. Koko ko wanyihanganiye kenshi n'ubu wambabariye nkaruhuka. Mu by'ukuri nifuza ko waza tukabonana, ariko niba unaniwe nta kibazo waruhuka Jean. Bose ndagukunda kandi manifuza ko wagira amagara mazima, nyamara ntabwo wagira utaruhutse. Ngaho rero ruhuka, nanjye ngiye kurangiza utwo ndimo, wenda turaza kongera. Jeanne nubwo hari byinshi yahishaga Manzi, ariko yashimishwaga n'urukundo Manzi yamugaragarizaga n'ukuntu atacibwaga intege n'ibyo amukorera, by'umwihariko ukuntu aba amuhisha ibintu bitandukanye. Hagati aho ariko Gasigwa we yarimo abarira ku ntoki amasaha asigaye ngo yidagadurane n'umukunzi w'umuhungu we, yamaze kwishyura icyuma bazisanzuriramo no guteguza umushoferi we ko bazakora urugendo rurerure, mbese yari yaryaje amenyo yibwira akazarya ruhashya. Ku mugoroba yahamagaye Jeanne, uwo mukobwa aramwitaba maze Gasigwa aramubaza ati bite se? Wasanze umukecuru ameze ate? Araho, nasanze ari koroherwa. Okay, none se uri ahantu heza ku buryo twaganira? Nta kibazo twaganira. Jean, nifuzaga ko twaganira kuri ya gahunda yacu, kuko wa muntu azagenda ejo. Ko numva se ntaritegura neza. Uvuze ngo iki Jean? Nkuko nabibabwiye, uriya ni umwanzuro ukomeye. Ntabwo rwose nditegura. Ariko Jean, uzokinisha ubwo ngubwo? Uribuka amagambo wambwiye mbere yuko ujya kureba nyoko? Rwose munyihanganire, kandi nanjye sijye. Niba koko mwifuza ko twasohokana bimvuye ku mutima, mwihangane tuzasohokana ikindi gihe, ariko ubwo ntabwo byashoboka. Ubwo ikindi gihe cyaba ikihe Jean? Ariko se Jean, aho kugira ngo ukomeze kumbeshya nkaho ndi umwana, wambwije ukuri ukambwira ko bitakunda, nkareka kwirirwa n'ururimi koko. Uzi ko ubu namaze kwishyura icyumba muri hoteli? Reka nkubwize ukuri. Rwose mbwiza ukuri, ibyo nkeneye Jean. Mbwira niba bizakunda cyangwa se bitazakunda. Mu by'ukuri nkeneye akazi ndetse ahari kurenza ikindi gihe cyose, ariko kandi ntekereza ko amafaranga uko yaba angana kose adashobora kugura agaciro cyangwa icyubahiro. Nasanze aho kugira ngo nkore ibyo mwifuza ngo ngamije kuguma ku kazi, nakwirukanwa nkakena ariko ntandagaye. Ariko se Jean, kuko umbwije ukuri uhisemo kuva ku kazi koko? Siko mbyifuza, kuko nagasabye ngashaka, ariko aho kugira ngo mpemuke kubera ko nta kibazo mwanyirukana. Uwo mugabo yahise amukopa, ubundi ahamagara umuhungu we Manzi. Yahise amubwira ati guhera uyu munsi Jeanne ntakiri umukozi wanjye, ntazagaruke mu kazi. Manzi agiye kugira ibyo mubaza, kuko mu by'ukuri Jeanne yari umukozi mwiza witangira akazi ke, se yahise amukopa. Manzi byaramuyobeye, yibaza impamvu y'ukuri itumye se yirukana umukunzi we. Manzi yari azi Jeanne, azi uburyo yitangira akazi, uko yihangana n'ubuhanga asumbya benshi. Yakoraga amakosa nk'uko n'abandi bose bimera,
ariko nta kosa ryagira aho rimwirukanisha yari bwakore. Manzi rero yahise ahamagara Jane ngo amubaze ikosa yakoze. Jane nawe yaramwitabye maze babazanya amakuru, maze bamaze kubazanya amakuru Manzi aramubaza ati none se ja bosi muheruka kuvugana? Yego. Muheruka kuvugana ryari se ja? Na mukanya tumaze kuvugana. None se byagenze bite ko mbwiye ko utakiri umukozi wacu? Mwapfuye iki? Mu by'ukuri Jane yumvaga ntaho yahera abwira Manzi kose ashaka ko basohokana bakajya kuganira. Ntabwo yifuzaga gusenya ubumwe buri hagati y'umwana n'umubyeyi. Yifurizaga abandi amahoro naho byamusaba ko we ayabura. Yese amubwira ati nibyo Manzi, kandi ntubitekerezeho cyane. Hari ibyo yari amaze iminsi ansaba gukora none ntabwo nabikoze, niyo mpamvu anyirukanye. ngo byo yari amaze iminsi agusaba gukora? None se ni ibiki? Bijyanye n'iki koko? Ni raporo yari amaze iminsi ansaba gukora, ariko nahugiye mu byanjye nirengagiza kuyikora. Manzi yarazi uko uwo mukobwa ateye. Ubusanzwe yashoboraga no kurara mu kazi kugira ngo ibyo asabwa bitungane. Yese amubwira ati ko ibyo bintu ntabikuziho ja, ubwo sonze kubikora ku bushake cyangwa wabuze umwanya? Urebye navuga ko byananiye. Byakunaniye bite ja? Ibintu usanzwe gukora byakunanije iki koko? Nyine niyo mpamvu nirukanwa. Ndumva bidasobanutse. Rero ndaza kubiganiraho na muzehe dore niba icyemezo cyo kukirukana aricyo gikwiriye. Ndongera nkuvugisha. Manzi, ndakwinginze wijya kugishima k'umubyeyi wawe. Niba nakosheje ni ngombwa kampana. Ntabwo nanze nanjye kuhanwa ja, ariko kandi hari ubundi buryo wahana umuntu bidasabye kumwirukana burundu. Ubuse wiyamaje amategeko ntabwo ari twe byakoraho. Ntabwo nzirwa njya mu by'amategeko kuko se we yampaye akazi. Niwe wampaye akazi, njye numva nafite uburenganzira bwo kukanyaka. So kubigenda inshuti yanjye, ibyo byihorere reka mikurikirane kuko hari impamvu yangize umuyobozi wa kiriya kigo. Niba kuko arakosheje yari kukwihaniza rimwe kabiri, wenda ku nshuro ya gatatu akaba aribwo afata umwanzuro. Ariko njye ndumva wari ubwa mbere ukosheje. Ntabwo rero numva kuko kwirukana aribyo bikwiriye. Reka ngende buriya turongera. Manzi yumvaga nubwo koko icyo kigari cyase, ariko aho ho yarengereye. Yese amuhamagara amwitabye aramubaza ati none se papa ko nifuzaga ko twaganira ku bijyanye no kwirukana Jane. Niki kindi twabiganiraho? Ese ko ubusanzwe Jane ari umukozi mwiza, ni irihe kosa yakoze ryatumye muhitamo umutakariza icyizere bigeze aho mumwirukana? Ariko Manzi, ko n'ubutangiye no kunyurira, bigeruka ko kiriya kigo ari icyanjye bwite. Rwose ugenda bizi, ariko kandi hari impamvu wifuje ko nagufasha kukiyobora. Ntikiza ko wifuzaga ko cyatera imbere kurushaho. Ahari umenya naribeshye. None se nsigaye mfata imyanzuro nayikubwira ngo ushyire mu bikorwa ukansaba ibisobanuro nkaho ndi umukozi wawe. Ariko Manzi, ako gasuzuguro wagakuye mu by'ukuri. Wimbeshyera kuko sinshobora gukora iryo kosa, ariko nanone ntekereza ko ntacyo bitwaye kuba wambwira ikosa yakoze. Nawe uzabikwibwirire, si inshuti yawe se? Cyangwa utekereza ko njye nzemera kuzana iby'inkundo mu kazi kanjye? Niba ari ukubitekereza uribeshye, kuko sinzigera nemera ko ikigo naruhiye gisenyuka ndeba. Ntabwo nifuza ko byageraho njye nawe duhangana, ariko niba bidakemuka mu mahoro harakora amategeko. Manzi, nta ruhare nigeze ngira ngo akazi Jane, ariko kuva aho mumenyeye nkamenya imico ye n'urukundo akunda akazi, sinshobora kwemera karengana azira ubusa. Nimutambwira ikosa yakoze ngo ahanwe nk'abandi bakozi bose, ntabwo Jane ribwirukanwe papa. Sawa, ugashaka kumenya uwo Gasigwa ndiwe. Gasigwa yasa kupa umuhungu we, ubundi abwira umugabo bari bari kumwe ati Gisi, ngira ngo nawe urabyiyumviye. Ndifuza ko rero ugerageza ukabikemura hakiri kare. Umbwira icyo byasaba cyose, ariko ibyo nagusabye rwose bikundi. Gisimba yaramubwiye ati humura rwose, kuva wabonanye nanjye Gisimba
uwo ntagutera ubwoba, wowe nshakira amafaranga ubu nishyiremo abakozi banjye nkwereka ko waguhaye nimero yanjye yaranze neza. Gasigwa niwe yaramubwiye ati amafaranga si cyo kibazo gisi, wowe nkurira ishyano mu nzira ibindi ubimparire. Gisimba nawe ati rero ndumva ari cyo ugiye kumfasha. Gasigwa ati ngira ngo uteze yombi kuko icyo nifuza ni amahoro kandi sinzigera nyagira ririya shyano rigihumeka. Koko atinyuka nsuzugure bigeze hariya. Gisimba aramubwiye ati humura, kumuha nabyo ni nk'aka kanya, ahubwo se wabuze aho atuye? Nuko Gasigwa aramubwira ati ntaho nzi, ariko ibyo ntabwo bigoye, ntabwo nabura uwo mpabaza, nako n'umushoferi wanjye ndumva hazi kuko rimwe na rimwe yajyaga amutwara amuvanye mu kazi. Gisimba aramubwira ati nimara kumenya iwe biraba bikemutse. Manzi yavuganaga na se ari mu nzira ataha. Ageze iwabo yasanze nyina ari mu gikoni, nuko abanza kujya kumusuhuza. Manzi na nyina bari kugira ngo nababyara. Baganiraga nk'inshuti. Manzi yaba yishimye nyina akabimenya, yanababara nabwo ntabiyoberwe. Icyo gihe bamaze gusuhuzanya, nyina yahise amubaza ati Manzi, noneho se kandi byakugendekeye bite? Wa mukobwa mwashwanye burundu? Uwo mubyeyi yarazi neza ko umuhungu we akunda Jane byimazeyo. Manzi rero yaramubwiye ati ntabwo twatandukanye, ariko mama, papa amaze kumwirukana. Yamwirukanye? Amuhoye iki se ko najyaga numva munshimira avuga ko ngiye kuzabona umukazana w'umuhanga? Nanjye simbizi, ariko yambwiye ko atakiri mu bakozi bacu. Sinzi rwose icyo ndibukore ngo ndenganure umukunzi wanjye. Ntekereza ko ari kumurenganya. Birasaba ubwitonzi Manzi. Ubanza uganire na so witonze, wenda arakubwira impamvu ashaka kumwirukana, kuko nawe ndahamya ko yemera ko Jane ari umwe mu bakozi beza kiriya kigo gifite. Kumwirukana rero ni igihombo gikomeye ikigo cyacu kiri bube kigeze. Mama, nzi ko nta ntungane rwose ibaho, na Jane nk'umuntu ashobora gukosa, ariko kuko adasanzwe agwa mu makosa, ya myitwarire myiza yarasanganywe yakamubereye igitambo, tukamwihanganira, wenda tukazamuhana yongeye gukosa. Ariko gukosa rimwe tukamuhanisha kumwirukana ndetse burundu, njye numvise bidashyize mu gaciro. Kandi mama, nibiba ngombwa ndashwana na data aho kugira ngo mbone Jane rwose arengana, kuko nindamuka ntamurengeye nk'umukozi mwiza ndibuze kumurengera kuko mukunda. Ntabwo rwose ndibubyemere. Oya, nanone ntibigeraho. Yakugize umuyobozi kugira ngo mujye muganira kandi mufatanye gushakira hamwe ibyateza imbere ikigo cyacu. Ntabwo ntekereza ko ari bwange inama uri bumuhe. Ubwo Manzi yari agiye kujya mu cyumba cye, nyina yahise amubaza ati none se Manzi, gahunda y'urugendo yigeze? Ubusa nacyagiye koko mama, ubu nasiga ibintu bimeze bitya kagenda. Ibyo byo biragoye, kuko n'ibyo uwo mukobwa yakoraga birumvikana ko bikeneye undi uzajya ubikora. Ntubona se ukuntu ibyemezo bya data bitangiye no kujya bigira ingaruka ku bindi bintu by'ingenzi? Ibyo ari byo byose, se afata imyanzuro agamije guteza imbere ikigo cyacu, ariko by'umwihariko ikigo cye. Manzi, kiriya kigo kugira ngo kigere aho kigeze, so byaramugoye cyane. Yajyaga ataha avuye mu kazi aho kuruhuka, agahita akomereza akazi mu rugo, akaza kuryama mu rukerera, nabwo akaryama amasaha make, kuko akenshi 11:00 yabaga yagasubiyemo. Azi icyo byamusabye ngo kiriya kigo kigere aho kigera, ku buryo umuntu yagakwiriye no kubaha umwanzuro afatiye abakozi be, kuko niwe azi icyo bamumariye kurusha abandi bose. Ibyo bintu byibuke Manzi. Ibyo ndabizi mama, rwose data ntako atagize, ariko se kuyankize hafi ye kuko yifuzaga ko namufasha, yahanshyize ngo mbe nk'irobo ajya ambwira imyanzuro yafashe nikirize, niyo numva kidakwiriye. Nabwiye ko nta kosa rigaragara ryatuma Jane yirukanwa yakoze. Nagerageje no kumubaza, ambwira ko nta burenganzira mfite ngo bwo kumugisha impaka ku myanzuro yafashe. Nabajije umukunzi wanjye, nambwira ko yakosheje, ariko mubajije ambwira nyine ibintu biterekeranye. Mu by'ukuri sinzi pe. Manzi, ushatse wareka kwirushya, kuko so n'uwo mukobwa ibyo ari byo byose bose bazi ukuri nubwo bakuguhisha.
mbere yo kugisha impaka so ubanze wibaza impamvu uwo mukobwa atakubwiza ukuri. Uwo mukobwa utazi ibye ubundi ubwiwe n'iki kagukunda? Umukobwa utemera ugera iwe, umukobwa utazi ngo ni uwaho uretse kubumva izina gusa, uwo mukobwa umwizera ushingiye ku ki cyatuma ushwana n'umubyeyi wawe? Ibyo bintu bitekerezeho witonze Manzi. Manzi yahise akomeza agana mu cyumba cye, ubundi yicara ku gitanda cye atangira gutekereza neza ku buryo we na Jane bahuye ubwo Jane yazaga gukora muri icyo kigo, ariko mu gihe abandi bazaga gusaba akazi bagaragaza ko hari ibyo bazi gukora, uwo mukobwa we si uko rwose byari bimeze. We ibintu byinshi yabyigishijwe ahageze. Nk'uko Gasigwa yabivugaga, Jane yari yarahawe akazi atazi no kwasa mudasobwa, kandi mu by'ukuri akazi bari bamuhaye kimwe mu by'ibanze wasabwaga ni ukuba uzi gukoresha neza computer ndetse na zimwe muri porogaramu zayo. Nanone Manzi yatangiye gutekereza ku myitwarire y'umukunzi we Chris. Abandi bakozi iyo bajyaga mu biro bya Gasigwa ntabwo byabaga ngombwa ko begekaho, nyamara iyo Jane yinjiragamo bahitaga begekaho. Icyo nacyo cyamuteye urujijo, atangira kwibaza impamvu y'ukuri ituma bayikingirana. Si ibyo gusa, kuko yanazirikanye wa mubyeyi wari waje ku kazi avuga ko se yamuteye inda, ariko akaba yaranze gufasha umwana we, none ngo akaba agiye kwicwa na bwaki. Nanone yabonaga Jane atifuza kuvuga impamvu y'ukuri ituma shebuja amwirukana, ariko na Gasigwa nawe nta mpamvu yatuma Jane yirukanwa yatangaga. Ibyo byatumye abona ko nubwo bo bari kumuhisha ukuri, bibyo bapfa babiziranyeho. Ubwo ariko hagati aho, nubwo umwana wa Jane yari yabanje kugaragaza ko yorohewe, ageze mu rugo byarakomeye. Umwana akomeza kurira ndetse anagarura kaji bari bamuhaye ubwo bari bavuye kwa muganga, kuko Jane yari amuvanye kwa muganga n'ubundi arwaye, yaketse ko aharaza koroherwa. Ubwo ariko yiratanye no gutekereza uko imibereho ye n'umwana we izagenda nyuma yo kwirukanwa ku kazi. Yarasigaranye amafaranga make, nyamara ibiyakeneye byo byari byinshi. Yongeye kwibaza cya kibazo ati, kuki koko Imana yemera ko ibintu nk'ibi bibaho? Ubwo arakibaza ibyo, umukunzi we Manzi yaramuhamagaye. Icyo gihe wa mwana yarari kurira, ariko afitwe n'uwa mukobwa ari kumuhendahenda. Jane rero yitabye Manzi, maze Manzi aramubaza ati, Mr. Jean, shasi ubu namera nte Manzi? Nyine ndaho. Ndabizi ko bitakoroheje, ariko Jean, nifuzaga ko twaganira. Ese ufite akanya? Nta kibazo. Ariko si Jean, uwo mwana yabaye iki ko numva yahogoye? Ni umuntu duturanye, ashobora kuba yarwaye. Okay. Hanyuma Jean, ndashaka ko tuganira nk'abantu bakuru, ukibuka ko nubwo ndi umukunzi wawe, ndi umuntu kandi kaba n'umuntu mukuru. Mu by'ukuri umbwije ukuri, kuzi ko nanjye ndi umukoresha wawe. Ibyo bintu data yagusabye gukora nkaba ntabizi, ni ibiki? Nta bidasanzwe Manzi, ni iby'akazi, kandi rwose ihangane ureke gukomeza kubitekerezaho. Nanjye namaze kubyakira nubwo bitoroshye. Oya Jean, ndifuza kumbwiza ukuri kandi nongere nkwibutse ko ntari umwana. Jean, hari ibyo utambwira cyangwa udatambwira, ariko nk'umuntu mukuru nkabibona. Jane yumvaga ntawe yahera abwira Manzi ko se, uwo twakwita nka sebukwe, yifuza kuganira nawe by'umwihariko ku ngingo yo mu buriri, ndetse kikaba ari cyo bari gupfa. Yakomeje kuvuga ko ari iby'akazi, nubwo nanone Manzi yumvaga ko hari ibyo bari kumukinga. Nta kumanza atagiraga ngo uwo mukobwa amwizere ku buryo yamubwira ibimuri ku mutima, ariko ibyo yakoraga byose byabaga impfabusa, kandi rwose byaramubabazaga. Yahise amubaza ati, ariko Jean, uzambwiza ukuri ryari? Ukwiye kuri se Manzi. Mbamona rwose umbeshya nubwo utambwiza ukuri, nyamara byaba byiza umbwije ukuri ukambwira ko utankunda, nkabimenya nkiyakira, aho gukomeza kunshengura umutima. Jean, gushengura umutima ntese Manzi? None se ubona njye ntagukunda koko? ariko se Jean, umbwira ko nkunda ute niba ushobora kurwaza umubyeyi ntiwifuze ko namubona ngo mwihanganishe? Urwo rukundo umbwira ntabona
Nuruhumbwije ukuri. Mu by'ukuri Jane yakundaga Manzi, ariko kuko yari yaramubeshye ibintu byinshi, akifuza guhora ashyigikira ikinyoma cye batazakivumbura akamwanga. Nyamara yabonaga aho bigeze akwiye kumubwiza ukuri, yaba ari umwanga akamwanga, kuko ntako rwose Manzi atari yaragize ngo amwereke ko amukunda by'ukuri. Yaramubwiye ati, Manzi, maze igihe ntiyumvisha uko umerewe, ariko aka kanya ndabyumvise. None niyemeje kukubwiza ukuri. Rwose ja kumbwire, niba ari ukurira ndire, ariko nihanagure. Ariko Manzi, ndifuza kukwibwira turi kumwe amaso ku maso. None niba nta kibazo, ngwino unsure, nkwereke iwanjye, mbonereho no kukwibwira turi kumwe amaso ku maso. Icyo gihe hari hamaze kuba nka 3:00. Nubwo Manzi yarananiwe, yamubwiye ko rwose nta kibazo yaza akamwibwira. Nuko afata imodoka aragenda. Ntabwo hari kure kuko nka nyuma y'iminota 20 cyangwa 30 gerageza aho iriya mubwiye kari bumusange. Yise amuhamagara amubwira ko ageze. Kuko Mugisha wa mwana wa Jane yarakirira, Jane yohereje wa mukobwa babanaga kugira ngo amuyobore. We asigara henda uwo mwana nubwo mu by'ukuri byari byanze. Joseline yazanye na Manzi, maze Manzi ageze ku muryango abanza gukomanga. Jane amubwira ko ari karibu. Icyo gihe wa mwana n'ubundi yarakirira. Jane yarateruye uwo mwana ari kuzembagira muri salo ngo arebe ko yaceceka. Manzi akinjira yese abona ko kimwe mu byahishwe harimo kuba Jane yarabyaye. Yarabibonaga ko uwo mwana nawe ari uwe. Jane rero yese amubwira ati, Ni karibu Manzi. Urakoze ja, ko umwana se yahogoye. Ubwo kandi ni nako yari no kumusohoza. Jane rero yaramubwiye ati, Sinzi ikibazo uyu mwana yagize, ariko ngaka gatebe ni karibu. Nuko Manzi aricara, wa mukobwa nawe ajya mu gikari gukomeza uturimo. Jane asaganana n'umukunzi we. Yaramubwiye ati, Urahanyarutse. Nibyo, ni hafi ja. None se ko uwo mwana yahogoye nyina ari he ngo amuhibere? Manzi yamubajije atyo ashaka kumva niba ibyo yaketse ari ukuri. Jane rero yabanje kumwenyura, ubundi aramubwira ati, Uyu mwana ni uwanjye Manzi. Uwo mwana ni uwawe ja? Rwose umbabarire kuko natinze kubikubwira, ariko uyu ni imfura yanjye. Nari narashatse aho nahera mbikubwira, narahabuze. Ja, ihangane nubwo umwana ari kurira, uze bicare hano, rwose ngira icyo nkubaza. Nuko Jane ashyira wa mwana wa mukobwa ngo abamuzembagiza mu rugo, ubundi araza ngo aganire na Manzi neza. Agarutse yabwiye Manzi ati, Manzi, nzi ko rwose nakosheje, ariko wihangane unyumve. Ja, mbere yo kukumva banza umbwira impamvu wameshe ikintu gikomeye bene aka kageni. Manzi, rwose ndagukunda kandi ndetse cyane. Ngira ngo uzi uko urukundo rwacu rwatangiye. Rwagiye ruza gake gake, mbanza kugira ngo ahari ruzashira. Ukwezi kurashira n'ukundi bibuko, kugeza n'uyu munsi. Nahoraga nifuza kubikubwira, ariko nkatekereza ko bizakubabaza, ndetse ukaba wananyirukanisha ku kazi. Ariko ubu, nahisemo kukubwiza ukuri, atari uko namaze kwirukanwa, ahubwo kuko mbona ko igihe cyo kumenya kigeze. Niba urunkunda ukankunda, wanyanga nabwo nkabyakira, kuko rwose narahemutse. None se Manzi, byashoboka ko byibura ubanza kumbabarira, ibyo bindi nkabikubwira maze kumenya niba umbabariye? Ese ubaye Manzi wababarira umukobwa wakubeshye bigeze aha ngaha? Ese kuba Jane yahisemo kwirukanwa aho gukora ibyo shebuja yamwifuzagaho, byo urabona bikwiriye? Nihe nama waha abantu bitwara nka Gasigwa? Turi bwishimire kubona ibitekerezo byanyu. Wakoze kubana natwe. Niba wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe, ukande like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.